Good morning guys. Mwaramutse neza. Nanjye rero igitondo cyane cy'uyu munsi ndumva nshaka kubaganiza ndi mu muhanda ndi kugenda. Noneho ngiye mfite ikibazo kigira gutya. Kivuga kiti ibintu by'imipuri byabaye byinshi byabaye too much. Haravaho umupuri umwe hajyaho uwundi, havaho umwe hajyaho undi. Guys, ibintu by'amavideo y'urukozasoni cyangwa y'ubwambure cyangwa y'abantu bagiye bakora, man, twayarambiwe. Mutuzanira andi mavideo, dukeneye andi mavideo mashyashya ba Godfather, dukeneye andi mavideo. Urumva, mu Rwanda tuzi ko dufite abakobwa beza, mutuzanira abakobwa bashyashya beza. Abana bari muri vacances, mutuzanira udutintu twiza. Urumva, gusa okay, ndabizi ko ari inkuru nziza nyine mucuruza mukavuga, mu topic ikaba nyinshi, ibintu bikaba byinshi nyine mukabona ibyo muvugaho, sibyo? Ariko se nta kuntu mwahindura nyine mugashyiramo tundi tuntu tutwubaka nyine apana buri gihe every day twumva umupuri w'uyu wayasohotse, uyu man, ni amarushanwa y'imipuri cyangwa ni muri kwamamaza nyine, muri gushaka mu Rwanda bemerera abantu ko bakina prono, kuko twarabibonye ko abantu benshi barabishoboye, abantu benshi nyine man, sinzi ase abantu bose bajyaga kuryamana n'abantu bakirikodinga. N'umwe abamere bakuru babafata gute? Ni gute video zabo zijya hanze? Abana birumvikana se, ako nabo ntibyumvikana. Mwamuri kwishimana mukabona n'umwanya wo kwifata. Jesi simba mbyumva. Hano mujya haba hari amakamera. Ibibazo ninde uri bubinsubize? Guys, mumbwire ninde uri bunsubize ibibazo mfite ibibazo byinshi. Nimba muri gusaba ko mu Rwanda bashyiraho, urumva, bashyiraho bakemerera abantu ko bazazaba bakina filime z'urukozasoni, mu bivuge ko buri munsi every day, nta bindi. Buri gihe no posting ibintu bimwe bihoraho. Imipuri. What is that? Imipuri yabaye imipuri. Mutubwire ubundi. Mufite iyihe gahunda? Ni iki kintu muri kutwigisha? Izo video nimba munazifite mujye muzisharinga hagati yanyu birangire. Man, ntago tuzi ibintu muri cyangwa muturabure, mutubwire ati rero turi kwigisha ibi, nanjye mbimenye ibintu muri kwigisha, sinzonye no kubicomplaininga, vuga ati nyamara abantu bari kwigisha kuri ibi bintu. Ariko nimba mushaka rwose ko babaha filime z'urukozasoni bazigira free, urumva, bakazifungura abantu bose bakazaza bazikina, urumva, cyane ko nabonye hari abantu benshi bafite impano pe yo kwactinga, urumva, mumva baractinga pe, abantu baractinga, barabizi, barabishoboye. Rero mutubwire murashaka iki? Imupuringo noneho bafite ahantu bayicisha nyine, ufite akavideo wose afite aho ari bugahe video. Ubu umva, ubu ntuza bayita gute, ntabwo ikiri diamant, ntabwo ikifite agaciro. Ubu ikintu gifite agaciro cyane mu Rwanda ni video y'umuntu uri kumwe n'undi bafite ibintu bari gukora. Nibyo bintu zahabu nta gaciro zifite mu Rwanda ku bantu bamwe na bamwe. Ariko guys, ibintu mwarese tukabireka, ibintu mwarese tukabireka, cyangwa mukatubwira nyine, mutubwire. Jewe ndashaka kumenya, then namenya sinzongeye kugira, kuko ndabyuka asanga havaho video imwe y'umuntu umwe hajyaho iyindi, havaho video imwe hajyaho iyindi. Come on, what is that? Mutubwire bundi ni ibiki?
ha jewe wabona ndi mu mandazi ntazi n'ibyo ari byo ha ubundi bimeze bite mutubwire jewe ndashaka ndava hano mutubwire comment mutubwire muri comment ha imipuri video nose murashaka ko bazadushyira ku rutonde rw'abantu muri Afrika abantu bakina filime urumva abantu bakina prono tutazikinisha man nago nzi kubera ko tumaze gusora filime nyinshi no dushot movie no dushot tumaze gushora dushot twinshi tw'abantu bafite ibintu bari gukora haraba bikora hagati yabo ari amajwi y'abantu ari video zingizi nyine tukayibona nyakwibona mana yanjye Imana nukuri niturengere kubera sha nukuri byabaye byinshi ngiye mbyutse byabaye byinshi abandi murumva bimeze biti ngiye byandenze ndi kwibaza nibiki ibintu biratuganisha biravaye bikajya hehe irigare kamabwiza ukuri pe sibyo dukoresha twese social media sibyo hari ibintu umuntu akora bwa mbere bikumvikana kuko ni ikintu kiba kije bwa mbere mwese mugatangara mukumirwa ariko video ya mbere mwatangaye iya kabiri mwatangaye iya gatatu bigeraho ntibibe noneho gutangara bikaba nko kwamamaza turi kwamamaza filime z'urukozasoni yabona tumeze nk'abantu bari kwamamaza guys teka tuvugisha kuri dusasa inzobe nimba turi kwamamaza filime z'urukozasoni babirekure babishireho nyine abantu bakine filime abantu biboneye n'amafaranga hari abantu benshi rwose bari tayari kuba bazikina izo filime bari tayari pe babishyireho bibe official abantu babimenye bavuge ngo twebwe igihugu cyacu twemera ko gukina filime z'urukozasoni byemewe ego wenda iyo hari ibintu utashyira kuri YouTube kubera nyine yaguhana ariko ntago bibura gusaka ese ubundi mana yanjye simbizi ibintu bibi rero biyirukanka kubi bigenda kubi kuba ari ibintu bibi gusa ntibibura aho bica ubu kandi yaba ari ibintu byiza biba byarabuze ahantu bica kugira ngo byamamare ariko ari bibi gusa bigomba kubona ahantu bica bagomba kubicira inzira aho byaca hose byandi bavuga ngo niyo yaba ari mu nzira y'inzitane ni ntago byahabura pe ariko ugasanga ikintu kibi cyarifashe kibona ahantu gica kibona izina ubu mutubwije ukuri mwabuze ibintu byiza mutubwira akantu keza musakaza katwigisha basi okay ni mutwigisha noneho ukuntu umuntu yishakira content akagira content ku giti cye nyine akagira ikintu cye cy'umwihariko cyangwa mutubwire n'ibindi byaduteza imbere ese kuki mutajya mutubwira ibintu twakora tukabona amafaranga kandi birahari wenda bisaba kubyiga hari ibintu bisaba kubyiga ariko birahari mucishe mu mujye mutubwira n'utuntu turadukeneye sibyo guys mwakoze kubana nanjye giye nayo ifite icyo kibazo hari n'undi wenda n'undi mugenzi wanjye wafite icyo kibazo wenda mbarije muri comment no kuri mutubwire pe cyangwa tubyemere ko nyine imipuri nyine ari byo bintu mugiye kutuzamutwigishaho mwakoze kubana natwe yari Cynthia Chichi TV show bye mani barinde